Cyangwa munyangari mukime. Cyangwa munyangari mukime. Vem. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Gusa nukuvuga ko nta muntu murarimbura burundu. Imana itabishaka n'uwo twarimbura burundu ntabwo tuba tuzi Imana yabyihorereye. Ntabwo tuba tubizi. Imigambi y'Imana ntawayimenya wa mugabo. Twe ntabwo tujya tumenya Imana muri kamere Imana yayo. Ibyo tuyiziho ni bike nk'ibyo namwe navuga ngo muzi. Mwe mufite na byinshi kuturusha. Ikibazo mufite ni uko mutarakira ubamurikira ngo bamenyeshe ibyo muzi byose. Ariko twe turazi ko mwe muzi byinshi kuturusha. Ikibazo ni uko nyine mutarakira ubamurikira ngo abahe kubimenya byose. Kuko nta muntu n'umwe wamenya umubyeyi nk'umwana cyangwa umubyeyi amenya umwana we kurusha ubwe. Namwe rero niko bimeze, nta muntu wabarusha kumenya Imana kuko ni ikiremwa cya kabiri ku Mana. Niba muri ikiremwa cya kabiri ku Mana bivuze ngo ni namwe muzi Imana gusumba abandi, kuko kuba uwa kabiri ku muntu bivuze ko ubuze uwo muntu kurusha abandi burya. Atari ibyano ku isi wenda twishyiriye, ariko ubundi twe turazi ko mwe muzi Imana kuturusha. Ikibazo ni uko mutarakira ubamurikira ngo ayibamenyeshe uko mukwiye kuyimenya. Hari nabwo bwo badufite kuko kumenya kwakira urya Roho Mutagatifu kumwakira kwanyu niko gutsinda kwanyu, kuko niho muhita mumenya byose byose byose. Byaba ibyo mwami wanyu yababwiye n'ibyo atababwiye byose muhita mubimenya. None se cyabateye ubwoba n'iki ko Pentecoste n'ubundi isanzwe ibaho? Mugabo, icya mbere ni uko mwarimbuye byose byari byubatse muri muntu. Ubu tukaba turwana no kugira ngo turebe ko twamwanduzaho na gato, ariko ibyari bimurimo mwarabirimbuye. Ubwo rero dufite mbere yarazaga ariko akaza umuntu atararimburwamo ibyo byose. Byose byari kuba bivuze iki? Ariko uza n'ubundi agasanga inzu iracyafite imyanda, kandi urya ntabwo yatura mu muntu urimo imyanda yacu. Roho Mutagatifu tuzi ko ariyo Mana itagira, ni Imana y'igisirikare nyine, nta marangamutima. Niba umushaka uritagatifuza 100%, ugere ku kigero runaka gushakaho, kuko ibyo agusanganye nibyo akongerera. Ntawe no kumva mwese mwerekana nawe babwire mwese nta nubwo ari abaturamo 100%, abakoreramo inyuma. Ni urumuri rwe ruza muri mwe kugira mwumve ububasha bwe ukuntu ari bwinshi. Reba ukuntu ibyacu mwabirimbuye mukabimara, ariko mukoresha urumuri rwe ruza rukajya muri roho zanyu gusa. Ko kuba urumuri rwe rubazamo no kuba we yabaturamo ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko urumuri rwe ni ububasha, ariko we ubwo agutuyemo uhita uba we, uhita uba ububasha wowe ubwawe. Ntabwo uba ukisaba urumuri rwe, ahubwo wowe waba wabaye ububasha. Aribyo nabwiye ngo muhita muba ijambo, ukanyura mu kirere ahantu hose ujyayo, nta kiguhagarika. Ntabwo rero murageraho. Mwe mushobora kuvuga ngo wenda ibyo bababwira muri kiliziya ngo mubaye ingoro ya Roho Mutagatifu, nk'uko munabyumva baravuga ngo iki ikimenyetso cya Roho Mutagatifu. Haba ngo numbaze ubyemera nyine ukemera ko ucyemeye, bivuze ngo ni ikimenyetso. Ijuru iteka rikenera ikimenyetso kugira ngo rigire icyo rikora. Icyo kimenyetso rero ni ik'ijuru riheraho ritanga bya bindi, ariko rihereye kuri icyo kimenyetso. Nk'uko wanabyumvise ngo Musa ngo ufite iki mu ntoki, urumva icyo ni ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero ni mwe muri ibimenyetso, ariko kugira ngo icyo kimenyetso cyuzure hagombaga nyine kuba urugamba kugira ngo uwo muntu akurwemo ibinyuranye no gushaka kw'irya Mana yanyu, none ahinduka ikimana rero ishaka ko ahinduka cyo. Hari izi ngamba zose mbona mwararwanye kugira ngo cya kimenyetso nyine gihindurwe Imana yanyu, none ikigire gute, gisendereza ububasha, kibe ububasha ubwacyo. Nababwira ko muri Pentecoste zose twahanganiyeho n'ijuru iyi niyo iduteye ubwoba kurusha izindi. Ibateye ubwoba kurusha izindi? Kariyo ya mbere mugabo, ijuru ryageze kure.
byageze mu kurimbura ibyacu muri muntu ko ijuru rirwanira kuri muntu. Mbese ijuru nta n'ikindi rishaka, ntabwo rishaka isi, ntabwo nta kindi rishaka, rirashaka muntu, nta kindi ijuru rishaka, birashaka muntu. nta kindi ijuru rishaka. Kandi natwe ni uko dushaka kwangiza muntu, ijuru rigashaka kumukiza. Twe dutanga urupfu, ijuru rigatanga ubuzima. Twe tugatanga umwijima, ijuru rigatanga urumuri. Twe tugatanga ubuyobe, nk'uko mu byo ni inzira, ariko ni ubuyobe. Tanga ubuyobe, ijuru ryo rigatanga ukuri, cyangwa rigatanga inzira y'ukuri nyine iyoboka Imana yanyu. Nuko bimeze. Mundeke nigendere wa mugabo, wiki mundeke ngende. Amaraso y'abantu wa mugabo, twagiye twanduza abandi. Amaraso y'abantu rero twarayangije, kuko twe niba hari ikintu tuzi, ijuru ni uko kuza kwaryo rizanyura mu maraso. Amaraso ni amazi, ibyo mwabana babwira, amaraso ni amazi, niryo shingiro wavuga ngo rya mbere na mbere ryo kugira ngo ijuru ribaturemo. Amaraso yanyu igihe asukuye, ijuru rishobora kubaturamo. Iyo amaraso yanyu asukuye, twe ntabwo dushobora kuyaturamo, bisaba ko tuyanduza kugira tuyaturemo. Iyo asukuye, ijuru rihita riza. Iyo yanduye, ijuru ntabwo rishobora kuhakandagira. Umubiri rero burya wavuga ngo umubiri uhabwa agaciro nuko amaraso yawe ameze. Niba amaraso yawe ameze neza, n'umubiri wawe umera neza, nta ndwara zikuzamo, nta kintu na kimwe cyagutera. Bivuze ngo amaraso yanyu niryo shingiro ry'ubuzima, niho harimo ubuzima. Icyo rero turi kurwana nacyo ni ukugerageza byibuze kwanduza amaraso abantu twari dufitemo ububasha ntitubarekure. Tugakomeza kuyanduza, kuko tuyanduza burya tuba turi kuyatandukanya. Iyo we amaraso yawe asukuye, nk'urugero nko mu muryango wawe, ukumva wowe urasukuye, amaraso yawe arasukuye, ariko abandi bantu mufite amaraso amwe bakaba badasukuye, aho ngaho ni naho tunyura tunagutera, nawe ugasanga twaguteje indwara iz'abandi bari kurwara cyangwa iz'abandi barwaye, nawe tugahita tukugeraho. Kuko amaraso namwe ni nk'umuyoboro, aba ari nk'umuyoboro udashobora guca. Wenda ushobora kuvuga ngo ngiye ngo ndi ku giti cyane, ngo n'uriya ari ku giti cye, ariko ntabwo ari byo. Amaraso namwe wabyanga wabyemera, aba ari amwe. Ay'umuryango yo kiba ari ikindi kindi. Buryo muri kuturimbura, ngo mwaturimbuye ngo mu muryango yanyu, ngo ni mu bisekuru, muba murimbuye ibintu byinshi. Muba murimbuye ibintu byinshi, kuko uba uri kugenda muri ya maraso yose. Niyo hari roho n'imwe twari dufite nko mu nyenga, ihita ibohoka. Kuko nayo ni amaraso y'uwo muryango uri kubohora. Ni amaraso rero y'abatuye isi turi gutatanya, tuyanduza, tugira gute, dushyiramo imyanda bamwe nyine kugira tubatandukanye. Umwami wanyu naza azature muri bamwe, abandi ntabaturemo. ububasha bwe bwanduzaga amaraso y'abantu byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwe bwayatatanyaga byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imyanda yose washyize mu maraso y'abantu ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amaraso n'amazi by'abantu ndabisukuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndabisukuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Bisukuje amaraso n'amazi bya Kristo Umwami, bivanze n'amaraso n'amazi bya Kristo Umwami. Byose amaraso n'amazi y'abantu nyeguriye Kristo Umwami wamenye amaraso ye n'amazi, waduhaye amaraso ye n'amazi, ngo asukure amaraso n'amazi yacu, byavanze burundu mu izina rya Kristo Umwami. Karama w'amagabo, nicyo usigaranye. imitsi yacu twashaka gukwirakwiza muri muntu no mu bantu bose wa mugabo. Imitsi dushobora gufata imitsi yacu ikunga ubumwe n'imitsi ya muntu, ku buryo rero mutagatifu naza akanatanga ububasha, natwe tuzabwakira, tukagira ububasha bungana n'ubwa muntu. Imitsi yanyu mwashaka kunga ubumwe n'ya muntu ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imitsi yanyu ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imitsi yanyu nyiroshe mu nyenga y'irimbukiro ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi Karame, nicyo usigaranye.
umutima wacu twashaka kuzana muri muntu wa mugabo we. Eh? Umutima wacu twashaka kuzana muri muntu, mwashaka kuzana umutima wanyu urebye twashaka kuzana muntu kopi ya muntu wacu neza neza asa n'uyu wanyu, kugira ngo ubundi ariko niko na kera twanabigenje, uretse ko mbere ho we ndari inzoka yahise ikamuturamo nyine igakontorora byose, ko dushaka kuzana kopi y'umuntu, fotokopi neza neza y'uyu nguyu. Mbese bakaba ari abana babiri ku buryo utashobora kubavangura. Rero twashaka gukwiza murebye n'umuntu ni kopi ya muntu originali. kopi ya muntu conforma original yayitwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Kopi ya muntu mwakoze yayitwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amakopi yose mwakoze ku isi yatwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Inganda zanyu zakoraga amakopi yazitwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwakoraga amakopi yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Kamere zose zari zimurimo wa mugabo n'ingeso twashaka gukoresha turwanya ijuru. Kamere zanyu n'ingeso zanyu zari zimurimo yazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Kamere n'ingeso zanyu zari ziri muri muntu yazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Yazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Zose nziroshye mu nyenga y'imbuto, zose nziroshye mu nyenga y'imbuto. Muri muntu manuriyemo imico y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muntu muhaye imico y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kamere zanyu ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibitekerezo byacu byakomeza guhangana n'ibitekerezo bya wa mugabo we. Ibitekerezo byanyu byashaka gukomeza guhangana n'ibitekerezo bye yabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Karama wa mugabo we. Ububasha bw'ibitekerezo wa mugabo we. Ububasha bw'ibitekerezo byanyu ndaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bw'ibitekerezo byanyu ndaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Bwose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Karama wa mugabo we. Ibyiyumviro bya muntu twari twatangiye kunga ubumwe nabyo, mbese ibyiyumviro twagira ngo umuntu tujye tumwumvisha ibyacu. Ibyiyumviro bya muntu byose twari twatangiye kubyata kugira ngo tujye tumwumvisha ibyacu. Amajwi, amashusho, n'amaso ye yose, mbese n'amaboko ye n'amaguru ye n'intanga ze n'ibiki byose twashaka kunga ubumwe, ariko cyane cyane ibyiyumviro bye, kugira ngo uko twiyumva aba ariko yiyumva. Ubwo uratandukanye ibyiyumviro byacu n'ibya muntu. Ububasha bwanyu bwahuzaga ibyumviro byanyu n'ibya muntu yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibyumviro byanyu n'ibya muntu ndabitandukanije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibyumviro byanyu ndabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Karama wa mugabo we. Kwemera kwacu n'ukwemera kwa muntu twashaka kuvanga ngo amayobera. Ububasha bwanyu bwashaka kuvanga ukwemera kwanyu n'ukwa muntu yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ukwemera kwanyu n'ukwa muntu ndabivanguye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ukwemera kwanyu ndakurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ukwemera kwanyu nkuroshye mu nyenga y'irimbukiro. Karama wa mugabo we. Amaso yacu n'aya muntu twashaka kunga ubumwe nayo. Ububasha bwashaka kunga amaso yanyu n'aya muntu yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amaso yanyu n'aya muntu ndayatandukanije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amaso yanyu ndayamennye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amaso yanyu nyarushye mu nyenga y'irimbukiro. Karama wa mugabo we. Ijambo rya muntu n'ijambo ryacu twashaka kunga ubumwe wa mugabo we, kugira ngo umuntu najya avuga tujya ari twe dutanga umusaruro. Ni ukuvuga ubundi ijambo rya muntu n'iryacu iyo byunze ubumwe wa mugabo we, ubundi ni ya 50-50. Byamusaba gukoresha ubushishozi bwinshi kugira ngo amenye ibya Roho Mutagatifu n'ibyacu. Ububasha bwavangaga ijambo ryanyu n'ibya muntu yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami.
ijambo ryanyu ndivanguye n'irya muntu, ijambo ryanyu ndivanguye n'irya muntu, ijambo ryanyu ndaririmbuye burundu mu izina rya Kristo umwami, ijambo rya muntu ryabasha bwo kubarimbura burundu mu izina rya Kristo umwami. karame inyenyeri dusigaranye wa mugabo. inyenyeri zose mwari musigaranye ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami, ndazibambuye burundu mu izina rya Kristo umwami, nzisukuje amaraso ya Kristo umwami, zose nzisubije mu mwanya wazo. izo nyenyeri se shaho gutsindirwaho niko gutsindwa kwacu. uzitsindirwaho niko gutsindwa kwacu. Amugabo inyenyeri rega ni ikimenyetso cy'ubuyobozi. Burya buri muntu wese agira inyenyeri ye, niba mutabizi. buri muntu agira inyenyeri ye. Agira inyenyeri ye kandi iyo nyenyeri niyo imuyobora ku Mana. buri muntu agira inyenyeri ye imuyobora ku Mana. Imuyobora ku Mana. iyo nyenyeri biri Isanzure ziriya zose mubona buriya buri wese aba afite inyenyeri ye. Nta muntu utagira inyenyeri ye imuyobora. Niyo irimo n'ububasha nyine buyobora uwo muntu cyangwa buyobora ingabire y'uwo muntu. Konegisiyo rero nyinshi twari twaragiye tuzica z'inyenyeri z'abantu. Buri muntu ntame inyenyeri ye tukazivangitiranya, tugafata inyenyeri imwe tukayijyana hirya, tukayijyana hirya ku buryo nyine muntu inyenyeri ari nako kuvuga ngo wamusanyije intekerezo z'abantu cyangwa imigisha y'abantu, ingabire z'abantu ngo wazibye. Irya nyenyeri niyo twiba. Iyo twibye inyenyeri burya tuba twibye n'ingabire. Iyo ngabire nayo tuyikoresha mu buryo bwacu. Kandi nabizi ko n'umwami wanyu ngo none se niki cyayoboye barya abanyabwenge. Bivuze ngo namwe muri abanyabwenge reka muri abami kandi ubayobora n'inyenyeri. Bivuze ngo inyenyeri niyo ibayobora ku Mana yanyu. Buri wese afite inyenyeri mwe nicyo mutaba mwumva. Ntago biriya bababwira muri Bibiliya ntago ari ibya bariya babayeho kirya gihe, ni ibyanyu. Ako kanya uri gusoma ijambo ry'Imana ryiyerekezaho niwe baba bari kubwira. Wese rero babyumva ngo nk'ibintu by'intuza, ariko zirya nyenyeri, iyo nyenyeri niyo baberekaga ko ari ibayobora ku mwami wanyu nyirizina. Buri wese afite inyenyeri imuyobora ku Mana. Bivuze ngo ububasha bw'inyenyeri nibwo Roho Mutagatifu wavuga ngo izirya nyenyeri ni ikimenyetso cya Roho Mutagatifu bayobora. Ni ikimenyetso cya Roho Mutagatifu nanone yongera kwigaragaza mu buryo bw'inyenyeri iyobora abantu. Bivuze ngo niwe muyobozi wanyu. Nimba ari we muyobozi wanyu, irya nyenyeri ni ikigereranyo nanone cya Roho Mutagatifu bayobora, umuyobozi bayobora ku Mana. Bivuze ngo rero buri muntu wese afite n'inyenyeri ye. Inyenyeri rero nyinshi twari twaragiye duca amakonegisiyo yazo tukayakonegita mu buryo ibigo by'ikoranabuhanga ryacu, mu bigo by'ubumenyi bw'ikirere, ngo bw'isanzure bw'icyo. Wumva abantu twajya kubaka ibigo ngo by'ubumenyi bw'ikirere bw'isanzure, tukabyubaka nta ntuze, nta mibare yacu irimo yo kurwanya muntu cyangwa yo kurwanya ugushaka kw'Imana. Ndanawe babwiye ko umuntu ashaka kurwanya ugushaka kw'Imana cyangwa kumenya ugushaka kw'Imana abimenyera mu nyenyeri. Niba mutabizi abimenyera mu nyenyeri gute? Inyenyeri niyo ibayobora wa mugabo. Nizo zibayobora, nizo zimubasha bubayobora. Iyo dufashe inyenyeri tukayica konegisiyo, mbese inyenyeri yawe tukayica konegisiyo, burya tuba duciye konegisiyo yawe na Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batigeze bamenya Roho Mutagatifu cyangwa bamwemera ngo abayobore, kuko inyenyeri zabo tuba twaraziciye bakayoborwa n'umubiri. Haribo benshi bahita bayoborwa n'umubiri. Ntabwo ushobora kuyoborwa na Roho Mutagatifu inyenyeri yawe itagukonegisiyo, kuko iyo nyenyeri niyo Roho Mutagatifu ahita acishamo urumuri rwe cyangwa ububasha bwe bukakumanukiraho, ubwonko bwawe bugasobanukirwa, roho yawe igahita yakira amakuru, ikongera nayo igasubiza amakuru kuri Roho Mutagatifu ikamera uko. Mwaretse ubundi ibyo ntitubivuga. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami. Mugabo icyo mukwiye kumenya cyo, inyenyeri zanyu twaraziciye wa mugabo. Inyenyeri zibayobora twaraziciye, twari twaragiye duca amakonegisiyo yanyu n'inyenyeri n'isanzure. Mbese isanzure muryikonegitaho kubera mwikonegise ku nyenyeri. Zirya nyenyeri rero nizo twaraciye konegisiyo zazo. Nige rero wakontorolaga ibyo byose, inyenyeri, isanzure, byose nabyo byo ninjye nagenda bikurikirana kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wakira urumuri rwa Roho Mutagatifu uko ruri 100%.
kuko ukimara kurwakira niho uhita umenya imana ukanamenya n'uburyo bwo kuyisanga n'uburyo bwo kudutsinda. Kandi ibyo mwarabibonye, barya abashumba barayobowe barya abanyabwenge barayobowe n'inyenyeri ngo ni abami ngo ni abanyabwenge. Ninde munyabwenge urusha kumenya ubarusha kuba abanyabwenge? Kuko ubwenge bwa mbere ni ukumenya urya mwami wanyu. Wa mugabo uwamenya urya mwami wanyu nakubwira ko nibwo bwenge. Kumenya imana nibwo bwenge. Rero ubayobora ku mana ni roho mutagatifu. Kandi nk'uko mwabibonye barya ngo ni abanyabwenge ngo ni abami b'abanyabwenge. Namwe muri abami murabizi, kandi mukaba n'abanyabwenge kuko mwamenye urya mwami wanyu. Bivuze ngo rero namwe ubayobora, ubuyobozi bwanyu bukwiye kuba mu nyenyeri, nuko mujya mutabizi. Mwe muba mwumva nyine ngo ni iby'abantu babaye icyo gihe, ariko biba bifite icyo bivuga. Nimwe baba babwira, ntabwo baba babwira ab'icyo gihe. Wamugaye ijambo ry'Imana rihoraho nk'uko mubivuga. Kubera icyo uvuga ngo kumenya imana nibwo bwenge, kuko ariyo bwenge. Ubwenge si ubundi bwenge wamenya burenze kumenya imana ni ubuhe? Ko niyo bwenge, niyo yaremye ibintu byose. N'ibi ngibi by'amashuri twazanye ku isi, ibi ngibi ni ukujijisha abantu ngo tubumvishe ko ubwenge buba mu ishuri, ariko ubwenge ntabwo ari byo, ntabwo buba mu ishuri. Ubwenge ni imana ubwayo bufite, ifite ubuhanga, mbese niyo byose mukeneye biri mu mana. Rero abantu benshi twaragiye tubagira injiji kuko batigeze bamenya ibyo ari byo. Turabumvisha nyine ko kumenya ngo inyenyeri igenda gutya, ngo akoze laptop, akoze telefone, wagize gutumvisha ko ari bwo bwenge, ariko ntabwo ari byo birya. Byo ntabwo ari byo. Hari n'ikindi kintu abantu benda bajya bibaza ngo ubumenyi ni iki? Kumenya mbere na mbere ni ukumenya ko ushaka imana, ukeneye imana. Kumenya ko uri umunyantege nke, ukeneye undi muntu uguha imbaraga, kandi ukamenya uwo muntu uwo ari we, ko ari imana. Ubwo nibwo bumenyi. Ubumenyi bwa mbere nanone ni ukumenya ko urwaye, ukavuga ati ndumva ndwaye, nkeneye imana, ndi umunyabyaha. Ubwo nibwo bwenge, nibwo bumenyi. Kumenya ko ufite ikibazo. Ibyo twari tubabwira ngo uyu mwana ngo afite ingabire y'ubumenyi. Kumenya kwe ni ukumenya ikibazo afite, akaza akakikubwira cyangwa akakibwira no mu ntera ya penetesiyo, akavuga ati ndumva ameze uku. Ubwo nibwo bumenyi. Ntabwo ubumenyi ari ukuvuga ngo wavumbuye ibisasu, ngo wavumbuye ngo indege. Oya, biriya ntabwo ari ubumenyi. Ni ubujiji. Ni bwa bwenge twasezeranyije muntu. Konegisiyo z'inyenyeri wari waraciye ndazisubiranije burundu mu izina rya Kristo umwami. Konegisiyo z'inyenyeri wari waraciye ndazisubiranije burundu mu izina rya Kristo umwami. Ku bubasha bwa Roho Mutagatifu nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo, ndazisubiranije mu izina rya Kristo umwami. Inyenyeri wari warakuye mu mwanya wazo, zose nzisubije mu mwanya wazo mu izina rya Kristo umwami. Zose nzisubije mu mwanya wazo mu izina rya Kristo umwami. Zose nzisubije mu mwanya wazo mu izina rya Kristo umwami. Ku bubasha bwa Roho Mutagatifu nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo, nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo. Abantu bose mbamanuriyemo ubwenge n'ubuhanga mu izina rya Kristo umwami. Abantu bose mbamanuriyemo ubwenge n'ubuhanga mu izina rya Kristo umwami. Bose mbashyizeho ikimenyetso cya Roho Mutagatifu. Sekibi. Sekibi. Karame wa mugabo. Kuki usigaranye Sekibi? Ibintu ukoze urazi abantu. Ibintu ukoze uzi ibyo ari byo. Nkoze ibiki? Kuza kwa Roho Mutagatifu. Uzi impamvu Roho Mutagatifu kuri Pentekoste yabashije kuza muri buriya buryo? Nuko intumwa zose, nuko urya mwana wanyu yari yasubije inyenyeri zose ku murongo. Ni ukuvuga ngo wavuga ngo ni inyenyeri yari yamaze kubohora, sirya wavuga ngo ni intumwa 12 n'abandi bari kumwe bari bamwemeye. Bo burumva bari bamubonye, nta nubwo byari ngombwa ngo inyenyeri bayobore. Bari bamubonye. Kumubona ni nako guhita ubona inyenyeri yawe.
burya rero kuza kwa roho mutagatifu muri burya buryo ni uko bunyenyeri zabo yari yamaze kuzibakonegitaho. Impamvu rero wabonaga ataza muri burya buryo ni uko abantu benshi mwamuhabwaga mu masakaramento, arya masakaramento n'ubundi guhabwa amasakaramentu naho uri guhabwa imbaraga ze, ariko kuza muri burya buryo ntabwo yashoboraga kuza inyenyeri twarazikuye mu mwanya wazo, abantu badafite inyenyeri ntimwanamubona ntimwanabyumva ko kugira ngo aze muri burya buryo ni uko inyenyeri zanyu ziba zibakonegise, kuko izo nyenyeri nizanyuramo ni nk'amarembo yinjira muri mwe. Nizo abantu bose bagiye kubona umukiro wa roho mutagatifu. Wa mugabo ibyo nibyo niho hari hazingiye ibyacu byose. Kuba abantu twari twaraciye konegisiyo z'inyenyeri zabo nicyo gikomeye, nicyo cyanatumaga batamenya Imana. Ububasha buri kurwanya ibyo ngo ntibibeho. Ububasha buri kurwanya ibyo ngo ntibibeho byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami, byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami, bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Abantu turi kurwana ngo bose ntibazakire wa mugabo we, ntibakire iyo konegisiyo. Ububasha bwe bwarwanyaga abantu ngo batakire iyo konegisiyo byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami, byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami, byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami, bose ba konegisiyo mu izina rya Kristo Umwami. Sekiri Karame wa mugabo dukubise igitego gikomeye, dutsindirwa hano turatsinzwe, noneho si bimwe byo kubirarira, niho twari dusigaranye utubaraga. N'ibyo by'amayayi burya ntibyakora tudafite konegisiyo y'inyenyeri, niba mutabizi. Wa mugabo we wowe ushobora kwibaza ngo ibigongo nkana cyangwa ukumva ngo babanje kureba ngo mwisanzure ngo uko rimeze ngo ukwezi ngo ibiki, ukumva ni ibintu biba bihurirana gutyo gusa. Ndakubwira ko kuyoboka Imana, kugira ngo uyoboke Imana byose bikubiye mu bintu Imana yashyize mu kirere. Uko yababwiye ngo ijuru ngo kirere ngo icyita ijuru, bivuze ngo ubumenyi bwo kumenya ijuru no kumenya uburyo bwo kuriho cyangwa no kuyoboka Imana byose uyoboke buri mu isanzure. Kuvuze ngo ijuru bakubise igitego kimeze gute? Igitego cyo baha urumuri rwo kuvumbura ibi bintu, ibintu kubivumbura wa mugabo we. Abantu benshi ntabwo bari barigeze bamenya ibyo ari byo, ariko burya kiliziya ibinanabizi, ibizi ni uko batari bazi uburyo nyine bwo kubisubiranya nk'ibubona bari kubaha. Bari babizi ko n'ubundi isanzure ariyo ntuzi. Bari babibwiye n'iki? Wa mugabo we reka buriya kiliziya ibitse amabanga menshi, mwene uko nta kintu kiliziya itazi, ntacyo. N'umunsi umwami wanyu azaziraho wasanga buriya bawuzi. Nta kintu kiliziya yose ni igitazi. Ukwiye kumenya uyiyoboye wa mugabo we. Nimba uyiyoboye Roho Mutagatifu, ntuzi nimba ari Roho Mutagatifu urumva bavuga ko kiliziya ikitazi ari igiki, kandi ari nyiri byose, ari nyiri kumenya byose. Wenda ikiba gihari ni uko wenda uwaba uyiyobora niwe dushobora kurwana nawe kugira ngo ntiyumve ibyo Roho Mutagatifu amubwira, ariko ntabwo bavuga ngo hari ikintu aba ayobewe. Iyo amwemeye ari umuntu uca bugufi, noneho nk'uyu mupapa wanyu wewe yaratunaniye, ari mu bantu bumvira urya Roho Mutagatifu, cyaba bakundana n'urya mama wanyu na Roho Mutagatifu. Umva yabananiye gute? yaratunaniye kuko nyine yarayobotse rwose, yarayobotse kandi aritonda, akoresha bwa bwitonzi n'ubushishozi twahoze tubabwira. Kandi umuntu atakoresha ibyo ntabwo ashobora kudutsinda gusa. Ndakubwiza ukuri ko nta muntu wadutsinda adakoresha ubushishozi n'ubwitonzi, ntabwo bishoboka. Kuko n'ubundi twebwe mu mikorere yacu dukoresha
igihunga n'ubwoba n'ibindi byose tugenda tuzana muri duteza muntu kugira ngo ibyo ngibyo nyine agire igihunga agire n'ubwoba. Sekibi Karame wa mugabo. nicyo usigaranye. Ubasha bwo gukwirakwiza ibyanjye mu bantu wa mugabo nciye mu muntu. ububasha bwo gukwirakwiza ibyawe mu bantu uciye mu muntu umwe byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amayira wari ufite yo guca mu muntu yarimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Konegisiyo wari ufite kuri muntu yaziciye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi Karame wa mugabo. nicyo usigaranye. Imibereho yacu yose twashaka kuzana muri muntu iyo twari twarasize mu bantu n'iyo twari twarazanye ku isi wa mugabo we. Mbese imibereho yacu yose imibereho yanyu yose ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imibereho yanyu yose yayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Nyirimbuje umuriro wa Roho Mutagatifu, nyirimbuje umuriro wa Roho Mutagatifu, byose nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi Karame wa mugabo. nicyo usigaranye. Ububasha bwacu bwisubira wa mugabo twashaka gusiga muri muntu n'ubwisubiraga mu bantu no mu biremwa byose nubwo twakoreshaga izo mbaraga n'ubundi zisubira. Imbaraga n'ububasha byanyu byisubira byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Birimbuye muri muntu no mu byaremwe byose, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi Karame. nicyo usigaranye. Uburyo bw'imikorere y'ingoma yacu muri muntu cyangwa se ubundi imikorere y'umubiri wa muntu twari twarayihinduye, ubwo urasubiranya imikorere y'umubiri wa muntu ku buryo tutazongera kuyigiraho ububasha. imikorere y'umubiri wa muntu yayisubiranije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ku bubasha bwa Roho Mutagatifu nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo yayisubiranije mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwawe bwayivogeraga byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi Karame wa mugabo. nicyo usigaranye. Ubasha gukontorora muntu urashaka gukontorora muntu bunyuze nyine mu bwonko cyangwa uduce tw'ubwonko bwa muntu twari twarashyizemo ububasha bwacu bukontorora ibindi bice byose by'umubiri. Ububasha bwanyu mwari mwarashyize mu duce tw'ubwonko bwa muntu bwakontorораga uduce twa muntu tw'umubiri wa muntu byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi Karame wa mugabo. nicyo usigaranye. Wemera Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Ndayemera wa mugabo. Wemera umwana w'ikinege Yesu Kristo wabyawe na Bikira Mariya akabora ku ngoma ya Ponsiyo Pilato akabambwa ku musaraba agapfa agahambwa akamanukira mu irimbi ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose uramwemera. Ndamwemera wa mugabo. Wemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, uko abanyabyaha bikizwa n'uko abantu bazazuka hakazabaho iteka urabyemera. Ndabyemera. Wemera ko Kristo Umwami yatsinze urupfu agatsinda icyaha agatsinda shitani agatsinda ikibi n'ikinyoma akaba yarahaye umuntu kubitsinda mu izina rye urabyemera. Ndabyemera wa mugabo. Wemera ko Kristo Umwami na nyina wa Jambo na muntu bagutsinze burundu. Ndabyemera. Wemera ko gushaka kwawe no gushaka kwa muntu bitakiriho, ko umuntu n'ibyaremwe byose bagomba gukora ugushaka kw'Imana Data igihe cyose hose no muri byose urabyemera. Ndabyemera wa mugabo. Wanze shitani n'ibyawe byose, Ndayanze. wanze inyenga n'ububasha bwazo n'ibikorwa n'ibikoresho byazo n'imigambi yazo yose. Ndabyanze wa mugabo. Ndabyanze. Pfukama munsi y'urumuri rwa Kristo Umwami imbere y'intebe y'ubwami n'ubwamikazi bwa Kristo Umwami na nyina wa Jambo. Banze isubiranye banze isubiranye Eh? banze isubiranye ibyumviro bya muntu na roho ye wa mugabo na Roho Mutagatifu. Ibyiyumviro bya muntu na Roho Mutagatifu yabisubiranije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ku bubasha bwa Roho Mutagatifu nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo yabisubiranije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi pfukama munsi y'urumuri rwa Kristo Umwami imbere y'intebe y'ubwami n'ubwamikazi bwa Kristo Umwami na nyina wa Jambo.
shyira ikiganza cy'iburyo hejuru. Shyira ikiganza cy'iburyo hejuru. banza usubiranye na konegisiyo y'inyenyeri yatwara duciye. Konegisiyo y'inyenyeri mwari mwaciye ndayisubiranije burundu mu izina rya Kristo Umwami, ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo, ndayisubiranije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndahira imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kwemeye ko Kristo Umwami na nyina wa Jambo na muntu bagutsinze burundu, ko bagutsindiye kuri muntu, ko bagutsindiye ku isanzure, ko bagutsindiye ku biremwa byose, urahire n'ibindi byose wakoze n'ibyo wateganyaga gukora, kandi ubanza uvuga amazina yawe n'amazina yabo mwakoranaga. Gira vuba. Njyewe nzira y'inyenga, njyewe kinyoma cy'inyenga, njyewe rupfu rw'inyenga, njyewe jambo ry'inyenga, njyewe mwijima w'inyenga, njyewe imibereho y'inyenga. Turara imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Kristo Umwami na nyina wa Jambo badutsindiye kuri muntu, badutsindiye ku byiyumviro bye, badutsindiye mu isanzure ryose, badutsindiye ku nyenyeri zose, badutsindiye kuri konegisiyo zose za muntu n'inyenyeri ye, n'inyenyeri z'abantu bose na konegisiyo zabo twari twarafunze. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku mutima wa muntu, dutsindiwe ku bwonko bwa muntu, dutsindiwe ku ntanga za muntu, dutsindiwe ku maraso ya muntu, dutsindiwe ku maso ya muntu, dutsindiwe ku matwi ya muntu, dutsindiwe ku ruhu rwa muntu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku byiyumviro byose bya muntu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku mitsi yose ya muntu, yaba imitsi y'ubwonko bwa muntu, imitsi y'umubiri wa muntu, imitsi y'ijosi rya muntu, imitsi y'amatwi ya muntu, n'indi mitsi yose igize umubiri wa muntu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko yose tuyitsindiweho burundu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri konegisiyo zose twari dufite kuri muntu, ku nzira zose zacu twari twarubatse muri muntu, ku mwijima wose twashaka gukwiza muri muntu bundi bushya. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku ijambo ryacu ryari ryarunze ubumwe n'ijambo rya muntu, twashaka no kunga ubumwe n'ijambo rya muntu ku buryo utashobora kudutandukanya. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku ntekerezo zacu twari twarashyize muri muntu, n'amarangamutima yacu yari ari mu mutima wa muntu. Dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwabuzaga muntu kwitonda no gushishoza mbere yo gukora. Dutsindiwe ku mwijima wose twashaka gucengeza mu bwonko bwa muntu nk'urumuri rwacu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku mibereho yose twazanye muri muntu niyo twazanye ku isi. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku kwemera kwacu twashaka kunga ubumwe n'ukwemera kwa muntu. Dutsindiwe ku mayeri yacu yose twakoreshaga ngo tugire ububasha ku ntekerezo n'umutima wa muntu n'ubwenge bwa muntu n'imitsi ya muntu n'umubiri wa muntu n'ibindi bice byose by'umubiri we n'ubwenge bwe n'umutima we. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku majwi yose twari twarubatse muri muntu, ku bitekerezo byose twari twarubatse muri muntu, ku magambo yose twari twarubatse muri muntu, ku byiyumviro byose twari twarubatse muri muntu, ku bucakura bwacu bwose twari twarubatse muri muntu, ku mico n'ingeso byose twari twarubatse muri muntu. Turemera ko dutsindiwe ku bisigisigi byose by'imico n'ingeso yacu byari bisigaye muri muntu. Turemera ko amaraso ya muntu yose tuyatsindiweho n'ay'abantu bose tuyatsindiweho. Dutsindiwe ku mazi y'umubiri wa muntu yose. Ububasha bwacu bwose bwari burarimo ko tubutsindiweho burundu.
turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe no ku bantu bose, dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwasohoye abantu muri muntu, bwateraga intanga za muntu, dutsindiwe ku ntanga za muntu n'ububasha bwacu bwose n'imiyoboro yacu yose yaganaga ku ntanga za muntu, turemera ko tuyitsindiweho burundu. Dutsindiwe ku muyoboro wacu mukuru waganaga ku mutima wa muntu, ukazamuka ku bwonko ukagera no mu mubiri wose. Dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwatangiraga amategeko mu bwonko bwa muntu, bwarwanyaga itegeko ry'ubwonko bwa muntu, bwavogeraga ubwonko bwa muntu bushaka gukwira mu mubiri wose no gutegeka umubiri wose. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku nzitiro zose twari twararenze zigana ku mutima wa muntu no ku bwonko bwa muntu no ku ntanga za muntu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku mikorere yose y'umubiri wa muntu twari twarahinduye. Imikorere yacu yose twari twarashyize mu mubiri wa muntu, turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tuyitsindiweho burundu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ibintu byose twari twarakuye ku murongo muri muntu mu isanzure no mu byaremwe byose, turemera ko tubitsindiweho, dutsindiwe no ku bantu bose, dutsindiwe ku isi n'ibyo twazanye ku isi byose tubitsindiweho. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe mu ngoto ya muntu n'ububasha bw'ijambo rya muntu bwari mu ngoto ya muntu tubutsindiweho. Dutsindiwe ku bubasha bw'ibyiyumviro bwo kumva bwo mu matwi ya muntu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwose bwo kumva buri mu matwi ya muntu tubutsindiweho burundu. Dutsindiwe ku byo twaremye, ku byuma by'ikoranabuhanga byumva, byumviriza, bikora mu bigo by'ubutasi byose, turemera ko tubitsindiweho. Dutsindiwe no ku bundi bubasha bwose twavomye mu bwonko bwa muntu, mu mikorere y'umubiri wa muntu, ubumenyi bwose twavomye mu bwonko bwa muntu no mu bice byose by'umubiri wa muntu, ububasha bwose bw'umubiri wa muntu twagiye dusohora hanze tukabukoresha mu bigo by'ikoranabuhanga, mu nganda, mu malaboratwari yacu n'ibindi byose twagiye dukoresha hirya no hino mu bigo byacu byose, turemera ko tubitsindiweho burundu. Turemera ko umuntu yadutsindiye ku byo twakoze byose dukoresheje ububasha bw'ubwonko bwe, bw'umutima we, bw'intanga ze, bw'amaboko ye, bw'amaraso ye n'ubw'ibindi bice byose by'umubiri wa muntu. Turemera ko byose tubitsindiweho burundu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Kristo Umwami na Nyina wa Jambo na muntu badutsindiye kuri muntu burundu, n'ibyacu byose babidutsindiyeho burundu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe mu byicaro byose twari dufite mu isanzure, kuri kontorore yose twari dufite mu isanzure, ku nyenyeri zose twari twarakuye mu myanya yazo, kuri konegisiyo zose twari twaraciye, ku buyobozi bwose twari twarigaruriye n'ububasha bwose bw'inyenyeri twari twarigaruriye. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko bwose tubutsindiweho burundu. Turemera ko ubuyobozi bwose bwabo bwo ku isi, bwo mu nyanja n'ubwo mu isanzure n'ahandi hose twari twarigaruriye, twayoboraga, twategekaga, turemera ko Kristo Umwami na Nyina wa Jambo na muntu bahadutsindiye burundu. Turemera ko ibya muntu byose tubirekuye, tubishubije mu mwanya wabyo, nta na kimwe tuzongera kugiraho ububasha cyangwa gukoresha. niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'umucyo. Turemera ko dutsindiwe ku bubasha bwose bwakoturaga muntu, bwamwerekaga, bwahindukizaga umutwe we, ijosi rye bukamwereka aho agomba kureba. Dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwari buri mu maso n'amacu yacu twashaka kunga ubumwe nawe n'amaso ya muntu. Turemera ko dutsindiwe kuri kopi ya muntu twari twakoze yagombaga kurwanya muntu w'ijuru amurimo. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko
kopi zacu zose twari twarakoreye muntu tuzitsindiweho burundu n'ububasha bwazo bwose turemera ko tubutsindiweho n'ibice byazo byose byari bisigaye muri muntu n'ibyo twashaka gusiga muri muntu byose tubitsindiweho burundu turemera ko Kristo umwami na nyina wa jambo na muntu badutsindiye ku migambi yacu yose yaba iy'ibyo tuvuze ibyo tutavuze ibyo turaye n'ibyo tutaraye byose turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Kristo umwami na nyina wa jambo babidutsindiyeho burundu. Tende munyangari mukiro. Tende munyangari mukiro. Tende munyangari mukiro. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho. Nyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa jambo akumanukireho. Nyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa jambo ikumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa jambo zikumanukireho. Tende munyangari mukiro. 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 Vem. 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 Tende munyangari mukiro. Tende munyangari mukiro. Tende munyangari mukiro. Vem. 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 Mana Data nyir'ijuru ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe tumanure iminema ububasha ubutwari ubudacogora n'ubudahangarwa uduhe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko biteguye nyakibi ndagusanga urambure ikiganza cyawe uduhe umugisha ubwenge bwacu umugisha roho zacu n'imibiri yacu umugisha ibyo waduhaye n'ibyo witegura kuduha byose umugisha udutagatifuze umugisha uturinde umugisha udukomeze umugisha uzatugeze mu ngoma y'ijuru mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya ndagusaba udushyire mu gishura cyawe uducurize mu nyanja y'impuhwe z'Imana uduture kuri altari yo mu ijuru Bikira Mariya nyir'impuhwe wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma guhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganya umuhagarare kuko ndi umunyabyaha umubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amena ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, Ububasha bwa muntu. urumuri rwa muntu, umutsindo, Ubutabazi bw'abamarayika. ubucibwe bwa shitani, Ubutabazi bw'abatagatifu. inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.